man ibyo bibora bari fake sana asiko numva ubifaking bigize ubufu bira bintu ni deal ya danje filime za documentaire uzipinda riba ririmo we bagukubita ipeso kibura aho muri wewe ntago ubuyo ni filime zimeze gutera tamani ndashaka dukore filime ivuga ku bamwe b'ibiyobyabwenge ukuntu babayeho umwana niyo mpamvu twabasanze nk'abapampe kugira ngo mudukomenye ibintu by'ibinterview kuko mufitemo uburambe none ushatse kuvuga se ko tuzagaragara ducoma se byatari mwana guze hari ibirenze mwana si neza byanyabye umva se G yo ngenda abona rwose ushaka kuduteza indeta hano ni heza cyane rwose murakoze cyane ubwo batandukanye nuko wahambwira karibu rero buriya rero hano haba cyandangira bitewe n'imikorere yanjye akazi kanjye ngo nyine mpita amashima ni byiza ko warashimye kandi ni heza byo nta kibazo rero ikindi muratwihanganira murabona ko musanze tukiri kuvugurura hari icyumba kiri kuri uru ruhande so nicyo rero nateganyije ko nanjye nakiramo abantu byibuze bakamwa nka kofi ngo wihanganira nta kibazo rwose kandi ndizere ko nzagaruka aha ngaha ibintu byose bamaze kubisetinga neza niyo kofi kandi umuntu ajya kwinywera hanze si ngombwa ko umuntu ayinywera aha ngaha urakoze ku byo wari wambajije rero by'ukuntu umuntu yagufasha njye mbona ikintu cyihutirwa cy'ingenzi kandi ari ukuguhuza n'abantu bakomeye kandi benshi ku buryo byibuze mu gihe cy'ukwezi kumwe bizinesi yawe yaba yazamutse kandi nzi ko bizacamo ni ukuri biranshimishije cyane rero ibi bintu byanyu by'abashitekiti nanjye nibyo bintu nashakaga kwiga ariko sinzi ukuntu namanutse no mu mategeko ngo ba ko mbona ni ibintu biri smart ukoresha ubwenge cyane imibare myinshi kandi ngiye mu buzima nkunda umuntu ukoresha ubwonko bwe cyane ukoresha umutwe aka kazi kacu rero buriya nyine nuko nibyo bisaba nyine ariko bitewe nanone n'ubuzima nk'ubwo yaruvuze ubuzima abantu babamo ntago numva ko bitagakwiye kubabaza kubera ko wasanga nyine aho wagera ubuzima bwakorekeje ari wari umuhamagaro wawe cyane ahubwo ntaribagirwa hari ahantu naguze ikibanza dushaka kuzamuramo inzu y'abana banjye none ajya ngo nimba uzabona umwanya ushake nzakujyaneyo urebe ukuntu ubutaka bumeze urebe mubereke n'inzu ushaka gushyiramo urebe nimba koko bigendanye ngire inama nk'umuntu w'umu expert tuziranye umva akazi se gatangiye akazi karatangiye ntugire ikibazo akazi kazaboneka Serafina abe akira hano vere aya mafaranga ujye ugura mama amata uko abishatse nase uragiye ejo mfite ishuri kandi ntabwo ngomba gusiba ariko buruzi ukunda mama wawe wajyamiraga ngo ubona ko ari 5:00 ashobora kubyuka nga 7:00 oya ujye umureka nyine umureka aryama uko abishatse paka byutse yikanguye umureke ntuzamukoreho ejo bundi naramukanguye umva yarambitanye yaranyirengeje ariko buriya ndango nzambyongera ntuzongere noneho mama nabyuka umubwire ko nagiye ndakibaza ariko ne
buriya abasore b'i Kigali ndago bajya bakugwanira uzi ukunda uri igikobwa cyiza kiwogoza muje muranyumvira ngubu ndagaro uhoraga umbuza kuvuga ibintu byo gusara none nawe urabinyise yego Iwana umusaza yagukomye none ibyo wigize rero yagukomye ahubwo no kugera ukangura kandi sawa umusaza atagukomye niyo usibye ko mutajya mwemera umusaza atagukomye niyo ergo umusaza mwana turamwemera yaranaturenza ahubwo man umupampe wawe ufashe umunota muri interview namukoresheje nta kintu na kimwe kizima wakuramo ubu sijye ikitakoze ni igikimane hano kitakwemeza n'abantu ahubwo icyo yakoze kitakwemeza abantu ni iki oya ni iki mwawe mbwira aka kaboro ugomba kukankenera ngo iyi boro nakinishije Dr. ugomba kuyinkenera igasohoka imeze neza cyane uri serious mwana yeah ako se kwereka ngako wakanze koko iriya kugira ngo nyinyweho ngomba kubanza kwifatira byibuze imyitozo nk'icyumweru cyose oya ugomba kunywa urabona rura rwago ninjye urwiyengera n'amaboko yanjye mu rutoki rwanjye ariko reka nzarunywa ubutaha ubonye aba ari papa wawe twari kugataramiraho mpaka nijoro ahubwo ntaribagirwa ko tugikomeza ikiganiro numvaga ikintu twa gukora cyangombwa kandi kizima ari ukubanza tugasura ikibanza umuntu akabanza akareba uko kingana umuntu akareba imiterere yacyo ndavuga ubuhaname n'ibindi noneho ibindi byose bikora icyo tukabikora nyuma ariko njyewe hari akabazo mfite ni ukuvuga ku kibanza kubaka inzu imwe turi batatu iyo nzu izandikwa kuri nde izandikwa no runera ntugire ikibazo njye ni impano nashatse guha abana banjye ubu izandikwaho izayikorerwamo n'ibindi byose bizakorwa ariko inzu imaze guhagarara neza yuzuye kuko ni igitekerezo nagize kuva nkiri mutoya ariko ngomba gushyira mu bikorwa byanze bikunze mvuga ari ikibazo erega icyo gitekerezo ni cyiza ndagishyigikiye rwose jadujera no ariko no mureke dukomeze ikiganiro cyacu nta mpamvu yo kwita ku muntu utazi kubahiriza gahunda yiwe ahubwo urunira sinzi ikibazo ufite ntabwo uri kucyumva neza ariko rero n'abaciye mu ijambo sorry igitekerezo abana bari bafite numvaga ari cyiza wenda kubera ko numva wenda batigeze wenda bahabwa ubusobanuro burambuye ariko hari ibyo tujya twubaka umuntu agashobora wenda nko kuba yakubaka ama twin house umuntu akubaka nk'inzu nini ariko byibuze ikabifite ibice bibiri cyangwa nibirengaho byibuze umuntu ugasanga buri gice gifite gate yacyo umuntu asohokeramo ku buryo n'ibibazo bavuga ati inzu na gutya byose byavaho byibuze umwana akagira igice cye kidafite nyine ikibazo na kimwe ibyo nabyo twabikora wala sawa si mbore kabisa sawa bro mere imeze bite se wowe kucyo wansize mara ushanagiza akagahunda gatuma nyererwamo ariko ntari bito kabisa bro imeze bite se njye nitwa Jado nanjye nitwa Patrick Patrick sekretari wa uri iki ku buryo abantu bagutegereza igihe kingana gutya hasumi hakusifira wowe niba nkusobanuye ngo nagize akagahunda kanindije gato hanze usugu utangiye ibiki se ntangiye ni kogisha gahunda ye hano ntabwo byakuba gutinda mu myaka yose mfite ntabwo nica gahunda oya bizayizaze ibyo byuzanye ni ibiki ubwo ngubwo sumu utangiye umva mwana wanjye rwose ibintu byo gusubiza gutyo so ese wowe watangiye kunsubiza gutyo bakwigishije kujya usubiza abantu bakuru gutyo ako nawe batangiye kuzana ibintu byo kucyumva umuntu agiye ubwira umuntu nabi yabwiye se avuga neza Jado
uri igiki kubyusa witura ku bantu n'umufuke n'icyuya kinuka n'ibiki byose iyi nzu wigeze yubaka wowe hano igiciro cy'icyo wigeze utangaho viye mbabara utanzamura isukari mbabara utanzamura isukari nkahita uri ukuntu umubwira viye hano mfite uburenganzira bwo kuza nkahinjira uko nshaka ko hano ni mu rugo nceceka iki tudaho wacecetse ntabwo ucitse noneho uracecekesha iwanjye wowe kubera iki se wese kutubwira ngo ceceka kutubwira ngo ceceka gihe ako se wajya ubwira umupira agasako kariko guteza umuntu abantu sumbi ibintu buzanye n'ibiki ibise nzana ngiye muri mu rugo rwanjye hano uri kubyumva neza gusatura yakumena ngo wagira guto kumena se ubwo utangiye kuzana ibiki urubundi cyane cyakuru cyo kigihanga nk'umuturanyi uri kumva kwa murekeza ari indi urivuga imeze gutya amaze ariko sabu ni yabyumva akabyumva n'ahantu wagiye nta kintu byigeze bikumarira umwana wa procureur yigira gutyo nta soni uransebya ajya procureur aho ngaho bivana aho ngaho siku yagera igihe yicuza n'igihe yakubyariye wowe yose ku cyuma utumva ko nyine wabya wigize igiki wowe ibibazo rero rwose ndabona atari wo muti hari igihe kubyitarura ukabanza ukabitekerezaho uburyo uri bubikemure nabyo biba ari wo muti nakwicara uruhande rwawe naho ubundi rero biriya ntukajya ubigiraho ikibazo cyane kuko akenshi usanga abahungu benshi ariko bamwe na bamwe batajya bahuza na base nawe se nuko ni byiza kwitarura ibibazo ukabanza ukanabitekerezaho uburyo byakemuka kuko mbona ari wo muti ushobora kuba warakundaga gukopera cyane ku ishuri uranyibukije nigeze kubigerageza aho urimo urumva ariko guza ibyambayeho nuko nakopeye umuswa wa mbere mu ishuri bitari atari kansubira mu nzu maze nangize gahunda zari zanzanye ndebe n'uburyo najya mu bindi okay ni biki ukoze icyo kibazo rero numva wakibaza umutima wanjye kuko niwe untegetse kubikora usoma ubukwe bwose muhe bwa mbere njye rero ntuzobyongere kubera yuko boyfriend wanjye abibonye ntabwo yabifata neza okay gusa njye ntabwo nitaye uko boyfriend we yabifata ahubwo ikibazo ni wowe bifasha ute mama uzi ko nanze kugukangura nzi ko gisinziriye ariko nawe neza kuko nanzi ko ndi buguhamagara ngeze i Kigali ariko koko ni ugatinyuka ukava mu rugo ukagenda utansezeye kuba wumva nasoni basi mbabarira
ngaho rero shaka ahantu twicara tuganire. Kuki? Kuri aka gasozi? Agasozi? Agasozi hari icyo gatwaye. Si waheza se hatagira umuntu n'umwe utwumva. N'igikuta gishobora gucamo. Ariko mama, ngaho noneho ushaka aho twicara. Ariko ne ubu koko wari ugiye utansezeye utanambwiye uko byagenze ku kazi. Ma, ni birebire. Ariko ntugire impungenge. None se wibagiwe ko rero wambwiye ngo nzabanze nite ku masomo yanjye by'akazi mbikore nyuma? Ubwo nanjye nabonye ari gahunda ngomba gufata. Ubu koko urabona yuko ibintu byose uzabigeraho ari uko urangije amasomo yawe? Ese uzabana n'abantu, uzakemura ibibazo by'abantu ari uko washoje amasomo yawe? Intumbero yawe se n'inzozi zawe nabyo uzabigeraho ari uko washoje amasomo yawe? Ahubwo ngewe icyo numva twakicara tukajya inama n'imitima yacu tukareba icyo twakora. Naho ubundi niba ariwe mwanzuro wafashe wo kumva ko wakakomeje amasomo yawe ukabona ko kari akazi kakubangamiye, nabyo ntacyo. Ariko niba wumva koko mu buzima bwawe kuba wari ufite akazi hari ibibazo byinshi byagukemuriraga, ukumva ko ndumva wakicara ukabitekerezaho, ushobora no gushaka n'akandi kandi ugakora. Mama, ni ukuri kariya kazi karimo byinshi bitajyanye n'amahame yanjye. Amahame? Koko nibyo umuntu agakwiriye kugira amahame agenderaho. Ariko neza reka nkubwire, iyi si nayo ifite amahame yayo, kandi ayo mahame ntabwo isi igomba kugendera ku mahame yawe, ugomba kugendera ku mahame yayo. Mwana wanjye uzabona byinshi, uzahura na benshi, uzahemukirwa na benshi. Uyu munsi uzababara, ejo uzishima. Ariko mwana ugomba kwiga kumenya uburyo ugomba kwiga kuva mu kibazo gihuye nacyo. Ese ndakivamo gute ndabigenza kandi ukakivamo bunyangamugayo? Naho ubundi mwana wanjye iyi si ntago yoroshye habe na gato. Ne iyo niyo mpamvu nari nkugeneye, reka nigendere. Kuki? Ni ukugenda se? Utanansezeye mama? Hanyuma se uko wari ugiye kugenda wigeze unsezera? Ahubwo nagusabye imbabazi. Imbabazi mbese? Oya mama, ntukambona amatwi. Oya ntanze. Urakoze. Ragashwi. None Patrick, rema mwihangane ku kibazo kibaye, ariko inzu igomba kubakwa byanze bikunze. Oya ni ngombwa, kandi ikindi ibibazo bibaye ntago ari ibintu birenze, kuko ibibazo byose n'undi biba kugira ngo bikemurwe. Ahubwo nifuza kubasaba igihe wenda mwazabonera umwanya wenda mutakoze mwabonye kakonje, so tukajya ku kibanza zere gahunda tukazirangiza. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane, ariko muri weekend twabikora. Muri weekend ni sawa ko n'abantu benshi baba baruhutse. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane, ariko muri weekend twabikora. Urabivuga wiki? Ino weekend se? Erega ibintu tugomba kubikora vuba bikava mu nzira. Ntabwo mfite trip. Mbese ntabwo mwabikora nk'ahari? Nese ibintu ndishaka kubaka ari ibyanyu, kwicyo budahari biti. Ako papa, njye mbona wakabanza kubaka umubano wawe na Jado kugira ngo wiyukanye kubaka amazu. Munyihanganire, nayo mfite gahunda nyinshi ngomba gukemura, mureke nyine njye ko nabona none amasaha ntwaye. Kandi mwakoze cyane. Ubwo turavugana kuri telefone. Kandi rwose Patrick, karibu. Oh merci, ngomba kwisanzura muri famille. Siriro, genda ufungure gate.
ninde kubwe ko umuntu akubita undi gutyo ari muri siporo twatuma umutima uhagarara mwana mwana mbwira igihe amafaranga azabonekera mwana mbwira umushinga uzatangira kwinjiza ryari ngo mbure amafaranga uriya musaza mwana ariko gukomeza kuba yirwa nyurira ko hejuru y'utumiliyoni dutatu uri kubibona mwana mbwira mwana mwana uri gusekura watangiye kuba akagabo sha aho ni neza noneho ako nta n'ibirenze mwana nta birenze kabisa nkaciye amabere dore n'ejo bundi uraba wabaye umugabo nyine ufite ibifaranga atakigucurekinga kuri mwana ubwo bwawe wikomeza kubimbwira mwana mbwira ngo proje zinziza gutya tubone amafaranga mbone amafaranga yo kwishyura wa musaza nabundi agasuzuguro ke nakarambiye mwana urumva narambiye agasuzuguro ke ngiye kangiza ahangaha ese proje hari ikibazo ifite amafaranga ntituzayabona nyine ntubizi ako nyine hari ikibazo tugomba kuganiraho kiri seriye kugira ngo aboneke performance ya doctor nta kigenda ramujama kabisa bigira too much nago muri festival bayikunda nta kantu kavamo umva ngo bweze kurumva yabyica atabyica havamo akantu katavamo ibyo ntibindeba nta kintu bindeba ngugu babigenze yabyica atabyica yagira gute ibyo ntacyo bindeba nyine ntega amatwi unyumve neza umva ukuntu nyine ibintu bimeze shati ibintu biroroshye ngomba kugukoresha wowe nyine wabinyweye ukabivamo nibwo byaba byiza kurusha gukoresha uriya muntu kibintu byagaragara nabi ntago muri festival ya filime bayifata kubikinnye nyine bifite ikintu bivuze kandi akantu kakwinjira ubwo ngubwo rero ubwo birumvikana ko ari ukugira bya bindi nyine bwa bugenge bwanyu we bugenge se mwo nyine bwa bundi usa nkaho umuntu afite itabi ari kurinywa ariko nyine atarinywa nyine atari fasha ibyo bintu ntago hano bizakora muri filime ntago ibyo bintu byakora kabisa ibyo bintu bishyire mu mutwe ibintu tugomba kubigira realistic bikagaragara ko biri realistic apana ibyo bintu byango bugenge nta cheating igomba kubamo hano nyine we nsobanurira nyine numve uko bimeze nyine ese niki tumva nyine nimba ari urumogi ugomba kurucoma byanyabya apana ibintu ngo dutabe ngo tudahari zacoma mwa Tuzareka nkubwiza ukuri niyo wagira ute ntago nakongera kubijyamo wagira gute wagira iki ntago nakongera kubijyamo bira bintu aho byari bingeje ndahazi uri kumva ndahazi ntago nakongera kubijyamo uri kumva niyo wagira ute ndabizi aho byari bingeje uri kumva niyo wagira utumva ndabona utanabyumva mara bira bintu aho byari bingeje ndahazi urumva wembiranga ibintu byo guturahinga ngo nongere bisubire nabyo byari bingeje ndahazi byari binyishe ntabwo nakongera kubisubiramo uri kumva ntabwo ushaka gukira nyine ndabishaka ariko mwana oya ntari ku mwana ntari ntabwo ushaka kuba umugabo ukareka kujya utamikwa nk'icyana kimwe nuse nuko utangiye kuruka none nyine ndi kukubwiza ko ntabwo ushaka ko dutravelinga tugatembera isi byose reka ndabishaka oya ntari ko jado ntari ko nta byose reka dukora umutima mbaburira kabisa dukora umutima simani waretse tukabira ya iri proje ko yapfuye n'ubundi ngo byarangirika hako kareka tugashaka indi proje waretse tugashaka indi proje ukabyore zabiganire
kambanze nikorera byinshi. I'm a fighter, a dreamer, rwanira ejo hanjye nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera ejo si kera ejo si kera ejo si kera akazuba kazarasa icyizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto biracyashoboka wazigeraho akira ukuboko tugeraneyo buryo ejo si kera